Ndabasuhuje bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3:3. Nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Muvandimwe, tekereza kandi wibuke, wige ku iherezo ryawe kandi uritegure neza. Ibuka abo mwavukiye rimwe, ibuka abo mwanganaga, ibuka abo mwiganye, ibuka abo mwakoranye. Abo bose bari bafite umubiri nk'uwawe, ariko barapfuye urasigara. Uyu munsi rero tekereza kandi utegure iherezo ryawe. Reka guhendwa ubwenge n'iby'isi, kubera ko iby'isi biduhenda ubwenge ugasanga tubyishingikirijeho cyane, nyamara byo birashira bikarangira. Abo bose rero bagiye batambuka, ubareba bagiye batambuka ubibona. Uyu munsi ukwiriye gusenga, ukwiriye kwihana, ugategura iherezo ryawe, kubera ko iherezo buriya ni ikintu gikomeye ku muntu uwo ari we wese. Mwene data muvandimwe, reka nkubwire ngo uwo mubiri wabo ngabo wari umeze nk'uwawe, ariko uwo mubiri rwose uyu munsi ntabwo ukibukwa. Uyu munsi ni wowe uriho, kandi nawe wakagombye kuba waragiye, ariko Imana yaravuze iti reka mbe nkuretse, kugira ngo nawe uvuge imirimo y'Imana, uvuge gukomera kw'Imana. Mwene data, uyu munsi ukwiriye kubaho mu buzima nyakuri bwo gukunda Kristo, kandi wihane ugaruke vuba, kubera ko Umwami aragushaka. Nk'uko tubisomye mu byahishuwe, haravuga ngo umujura aza atateguje. Nawe rero ntabwo uzi igihe Yesu Kristo yazira, nta nubwo uzi igihe cyawe ushigaje kuba kuri iyi si. Wasanga ari uyu munsi cyangwa ejo. Rero birakwiriye ko wategura iherezo ryawe, kugira ngo byose bizakugendekere neza. Rero mwene data, reka nkubwire ngo ntutinye gupfa, ahubwo tinya icyaha, uvuga uti Mana mbabarira, uyu munsi wa none mfashe icyemezo. Imana itugirire neza. Bene data, rero igihe kiraje kugira ngo buri wese yisuzume, kugira ngo buri wese atekereze, avuga ati se Mana, ni iki wanshigarije? Ni iki cyatumye uyu munsi ngewe nkiriho? Buri wese yitekerezeho. Imana rero bene data, uyu munsi wa none iracyavuga, kandi iracyagukunda, iracyaguha amahirwe menshi. Ntusigare, ntutinye, kandi nkubwira ngo uyu munsi Imana iri gushaka kuvugana nawe. Uyu munsi Imana iri gushaka kukwibutsa, iri gushaka gutekereza, ugatekereza ukibuka ubuzima bwawe bwa kera, ukibuka abo mwabanaga, ukibuka ibihe byawe bya kera. Kandi nkubwira ngo ntukibagirwe, kuko uyu munsi wa none kwibagirwa ni ikibazo gikomeye ku bantu, ukibagirwa aho wavuye. Kandi nkubwira ngo iyi si yacu yo irashira, kandi iyi si yacu irashukana. Iyi si yacu igenda itwereka ibyiza tugezeho buri munsi, ariko tukibagirwa. Imana rero ikomeze itugirire neza, Imana ikomeze iturengere. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ukwiriye gusiga ibyangiza ubugingo bwawe, ukwiriye gushaka iby'ijuru ubikunze, kubera ko mwene data, reka nkubwire ko bose bagiye batambuka, nawe bamwe urabazi, kandi ibyo byose turi gushaka uyu munsi nabo bashakaga barabisize. Rero dukwiriye kwita ku iherezo n'ubugingo, kubera ko aribyo bizabona Imana. Uyu munsi uri gusanga abantu bari gushaka ibyagirira nabi bagenzi babo, ugasanga bamwe barashaka ibyakwica bagenzi babo, ugasanga bamwe barashaka ibyakwangiza abavandimwe, abaturanyi, inshuti, aho gushaka ubugingo. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo isi irashukana bikomeye. Irinde mwene data, ijambo ry'Imana ryo riba rihari, rihoraho. Uyu munsi ushaka ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntubeshywe ngo uhendwe ubwenge n'isi, kubera ko ijuru riratwaranirwa, ijuru rirakorerwa, kandi ijuru n'iby'isi nta hantu bihuriye. Rero reka nkubwire ngo ubwenge bwawe bwerekeze kuri Kristo, kandi ntucikwe. Uyu munsi wasanga uri mu minsi yawe ya nyuma yo kugira ngo ushake ubugingo, yo kugira ngo ugire akanya ko kubwira Imana, ugire akanya ko kwiherera. Ukwiriye guhora witeguye, kandi ubuzima bwawe ugahora ubwereka Kristo, ugahora ubwereka Imana. Uyu munsi ukabaho mu buzima bwo kwihana,
kandi inzira yo kwihana ni inzira nziza. Mwene data, ntugakundire isi kwigutegeka, ntugakundire isi kwikujyana aho ishaka, kandi nkubwira ngo uyu munsi igitangaza cy'Imana kiragukorerwaho niwemera guhinduka, niwibuka ugatekereza ukavuga uti kuki ndiho, ugatekereza ukavuga uti uyu munsi kubera iki njyewe nyiri kuri iyi si, ukibuka ugatekereza uyu munsi uragira icyemezo ufata kugira ngo nawe uyu munsi ubugingo bwawe ubushakire ejo habwo hazaza, kugira ngo ubutegurire kutazapfa, ubugingo bwawe ubutegurire kuzabona Imana. Kandi ubugingo buruta byose, ubugingo ni ikintu cyiza. Nkubwira ngo urukundo rw'Imana ruhoraho, urukundo rw'Imana ruhora rutwifuriza ibyiza. Ntuzibagirwe rero mwene data, kandi ujye utekereza uvuga uti mbese bariya twanganaga, bariya twari kumwe ko bagiye njyewe ngasigara. Ibyo nubyibuka rero uzahera kuvuga uti nanjye muri iki gihe cyanjye ndiho, reka nkorere Imana, kubera ko ntawe ubazi igihe cye. Ejo ni uriya wagiye, ariko nawe uyu munsi birashoboka cyane ko watambuka ukagenda. Rero umunota ku wundi, uyu munsi wa none umunota ku wundi ukwiriye gukora, ukwiriye gushaka ubugingo, ukwiriye kwirinda mu buryo bwose. Rinda umutima wawe kandi wumvire Imana. Shyira ubwenge ku gihe mu bikorwa byawe byose, utekereze, ubwire Imana uti Mana, nanjye uyu munsi ndashaka ko winjira mu buzima bwanjye. Mwene data rero kankubwire ngo ntukabe nyamwigendaho mu buryo bwo gushaka ubugingo cyangwa no mu buryo bwo kubaho, ahubwo ujye ushaka ukuntu wabana n'abera b'Imana, ukuntu washaka Imana. Mwene data reka nkubwire ko ubuzima bwacu ntabwo bushingiye ku by'isi, ubuzima bwacu ntabwo bushingiye ku byo tubona, ahubwo ubuzima bwacu bushingiye mu gushaka Imana, bushingiye mu gushaka ejo hazaza nyuma yo kuba kuri iyi si, kubera ko nitumara kuva kuri iyi si tuzabazwa ibyo twakoze byose, ari ibyiza cyangwa ibibi, ibyo byose bizatugaruka imbere. Rero ukwiriye gukora ibyiza, ukwiriye kugerageza gushaka Imana, ukwiriye kugerageza kwihangana ukabaho, kandi ukabaho mu buryo bunezeza Imana. Menya rero mwene data ko ukwiriye gushaka Imana, kandi wihane, ubwire umutima wawe uti mutima wanjye ca bugufi, mutima wanjye menya ko uyu munsi ndi ku isi, ariko ejo nzaba ntagihari. Witware neza, tekereza rero kandi wibuke Imana nayo izakugirira neza. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, kandi nurangiza ubyitondere, ndetse n'ibyo wagiye ubona n'amaso yawe, kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso ngo nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha. Bene data bavandimwe, ndabakunda. Amahoro n'imigisha nibikomeze kubana namwe. Shalom, shalom.